nese ko mbona mwese muri abanyamusanze sibyo ahangaha turi ni Kirehe mu karere ka Kirehe ku mupaka neza hano Rusumo ku mupaka wa Tanzania ndimo ndibaza rero ngewe hari umuntu wambwiye ati nze kubabaza ukuntu mwisanze hano mu karere ka Kirehe mbese nyine mukisanga mungana gutya muri abanyamusanze kandi tuzi ko hano turi ni mu karere ka Kirehe mumfashe munsubirize ndetse musubize n'abafanyana banyu kugira ngo bamenye impamvu bamenye ukuntu mwaje mwisanga mu karere ka Kirehe n'urugendo rwanyu ukuntu byagenze ndahera kuri Flavie. Njye naje nanjye gusura abantu biba ngombwa ko nza gukina muri filime ibindi abantu simbafasha waje gukina filime. Okay, ongera uvuge cyane kugira ngo abafana bawe bakumve neza. Njye naje muri Kirehe gusura abantu nza kumenyana n'abantu b'inaha biba ngombwa ko nzagenda na filime banyumvamo nanjye ndivamo barankunda nyine babona nanjye nashobora gukina filime nkazajya nyinana nabo. Muri make se ari wowe n'abo bantu muri make ninde wasabye undi? Baragusabye ko wajya muri ekipe yabo cyane wowe wabasabye ko wajya muri ekipe yabo? Muri make ni kwa ngo bavuga ngo borose wabyuka. Okay, metode rero naho tugeze bisanzwe ina Jeko naje mu kazi gasanzwe rero mu rugo kugera usanga nyine ugasanga abantu baho baraganira byatangiye rero mageze bisaba ko nisanzurana nabo biba ngombwa ko tumenyana neza usanga bakina na filime baza kunsaba ko dukinana nanjye nzamo gutyo ibyo byatumye nkomeza gukunda cyane nacyo gituma nkomeza kubona. wumva hari igihe kizagira ugasubira iwanyu Musanze? Mpaka bizangora ariko ntabwo wakanga iwanyu ku ivuko biba ngombwa ko kumbura ukajyayo cyangwa rimwe na rimwe ukanagaruka bitewe n'ibyo uri kumva gukora. Eric Shanjye uko nisanze naha nyine naje naha nyine nsa nk'ugiye gusura n'abantu nyine ari n'akajogo nkora biba ngombwa ko nanjye n'amashima biba ngombwa ko njya no muri filime dukina zinyura kuri YouTube Amusima Official agati nanjye kanigumire mu gukina gutyo nyine mbona ari naheza ndahashima ngira n'amahirwe mahura na bagenzi banje nyine ntabwo nari nzi ngo bavahe bansanze nabo nyine nikavukira iwacu nyine byisangamo gutyo. Nadia cyase Ridi uko bishaka umuhamagara wisanze uti naha inaha rero nahaje kera cyane uyazi uramamaza igihe kinini naje nje gusura abantu naje nakora akazi n'ibindi byinshi ko hari abafana banyu bambwiye ko muri iyi ekipe harimo petit seri wawe ni ukuri cyangwa wenda ni kwa kuryoshya mu oya arimo nyine nawe nyine twahuriye muri team je naraje ubundi bimbwire neza waraje nje nahabura akazi kimenyana n'abantu nza no kumenya ko itimu yanyu haba ndabishaka kujoininga abasani barankundira urumva banaje nyiza aba bayirika bana ba metode mane ntabwo nari mbazi urumva je kumva numva cyari kike kuvuga ibintu by'iwacu umva neza muri gucamura murabutse urabizi ko abantu nyine batamenyera ari muri mani bw'iwacu bakumva uri kuvuga nyine bagashaka kwigana ugati cyaca Eric kiri kujya nyine ngo kinyumvishe yo mvunuruka ndategereza umusani numva noneho wandusha no kubivuga fresh maze nabaza ati se buruwaye numva kirambwe nyine numva karite zacu kirazizi numva nyine karite z'umusanze nyinshi kirazina bati wasanga noneho ngiye kumva cya metode
Mara nyine urumva kujya ahantu nyine mani hangana gutya ugasanga abantu biwanyu bumva ari ibintu mani byadanje urumva. Hari umunyamusanze niba yaranyifatiye yigeze kumbwira ngo icyuma bacyita indiga nibyo Indiganye. Nasi muri byo sibyo byo mwihaye by'ibisirimu icyuma. Icyuma ni igihoto, icyuma nta cyuma kiba. Icyuma ni indiga, icyuma ni igihoto. Sibyo indiga. ubwo rero hari Mozambique niho haba mu gihugu kimwe numvise bakoresha indimi zirenze ebyiri. No mu Rwanda nyamara babona harimo indimi zirenze rumwe. Ni buri gace kagira umuco wawo. Nibyo. Sasa rero nyine nanjye nabizi ndabivuga gutera mbahabereye. Nibyo ra? Ubwo nuko babyumvise. Rero nanjye nyine murabizi igihe duherukana twaraganiye. Gusa twaganiye agahe gato bitewe n'ukuntu ikirere cyari kimeze. Impamvu uravuze ati uyu munsi reka nongere tuganire dore ko n'abafana banyu bari bambwiye ati kabisa watinze kuduha show kuri babasani bacu b'imusanze bagero kabisa baganize. Rero hari utuntu na tumwe bagiye bama nze kubabaza tw'utubazo ariko nyine nanjye hari utwo ngomba kugira ute kongeramo. Rero nagira mbasabe ese murire dutwo tubazo tutucaca. Noneho reka niba nta kibazo reka tumanuke noneho mu tubazo nateguye tuvanze n'uko abafana banyu bambwiye ngomba kubabaza. Sibyo? Ndahera kuri Methode. Methode ubu aka kanya uri mu kahe karere? Mu karere ka Kirehe. Uturuka se mu kahe karere? Okay. None se ndagira ngo baze akabazo kamwe. Umurwa mukuru w'igihugu urimo bawita gute? Umurwa mukuru w'igihugu urimo bawita gute? Sindakubaza nanjye umbaze. ni Kigali. Ni Kigali. Kigali sigezwe n'uburere bungana. Uburere butatu. Bambwiramo nkabone. Kandi uburengeje. Aha, ahubwo mba ngira ndebe urahari cyane uri kurenza. Ngaho mbwira. Ubutatu mbwira amazina yabo. Mbuzi umubare wabwo ariko ntabwo mbuzi amazina yabo. Ubwo burasa akarere Ntagaragara. ni iki? Ni umujyi. Ni umujyi wa Nyabugogo. Tudashyira abanca mwunganire kuko muri bamwe. Kigali igizwe n'uburere bungana. Butatu. Ko bisubije nk'umuntu wabyize muri segonderi. Nakahe. Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro. Mito nakahe. Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro. Ese utumenya utari Mukubita akantu rero anywa amazi nagagoye. Anywa amazi. Katugena no ku kabazo ka kabiri. Okay, twagiye igihekane nshwa kigizwe n'izihe inyuguti se cyandikwa gute? Igihekane nshwa. Chikwa. Na chayawa. Igihekane nshwa. Kigizwe n'inyuguti zingahe? Enye. Ndakubaza ukambaza. Ndakubaza kigizwe n'inyuguti zingahe? Ndacaza ko gikomera. Aho kanyerageze. Kigizwe n'inyuguti enye. Na cha ya na wa. Okay, muri comment bazatubwira abafana, sibyo? Noneho reka nagikoze. abizi se.
abafana bazatubwira cyangwa ukosore cyangwa ndeka Nadia shaka gukosora sha chwa igizwe n'inyuguti eshanu Nchwa. na na sa na ha na ya na wa bivugwa ku ijambo rimwe gusa bavuga ngo inshywa Nchwa ni kandi ubwo umuntu asoje ikiganiro ntiwagira gutya ngo mwibetane arambeshe inchwa ningi. inshywa na nubwo ari inshywa ikibazo cyawe ibi ni ibintu bari kuba nta nibwo ari byo uri gusubiramo uri kuza muri za nchwa Icyo kigambo avuze ni ikihe none? inshywa Gikoreshwa bari kwandika iki? inshywa oya ntabwo bari kwandika iki inshywa kera habaga kera nyine suzi ko habaga uducuma two banyweragamo inzoga turiya tuboro kugira ngo tube hari ibiboro byavagamo imbere nyine muri uriya mwanya ujyamo inzoga hari ibiboro byavagamo nyine nibyo bitaga inshywa babimazaga iki? babikuragamo bakabimena bakabona agacuma n'agacuma ntaka abana b'ejo uyu mwana Gazabibaza kaka twagiye none katwimukire kuri Nadia wacu hano hari ikibazo ugomba gusubiza uri pause sibyo ese ni iki ubona iri terambere riri kwadu riri guteza kibi iyo ni a unambwire noneho icyiza riri kuzana umuntu asubiza ukuntu abona ibintu ntabwo ngiye gusubiza nk'aho ndi umuyobozi w'iterambere twagiye narebe iterambere ikintu kibi mani ngiye babiri no kuntera ubwoba mbona birimo satani hari igihe uba uri guhamagara nk'umuntu ukumva ngo rezo zabuze rezo se ni iki nazitekereza nkumva nibyo kwa satani waraye ukumva ikintu bita rezo kera hari ukuntu umubyeyi yagutukaga ngo cyabuze rezo kiriya kera njye nakuze nzi ko rezo ari igitutsi none bigiye no mu matelefone ukumva nyine ngo yabuze rezo kuba wakifata ugahamagara umuntu mani uri hano ugahamagara umuntu wo muri Amerika bikamugera umva mani harimo ibintu byo kwa satani umva ntibibaho neza ariko n'ubundi iterambere mani ni ryiza urumva kera tukiri abana hari igihe birugaga hano hanze nyine wambaye ibirenge urumva wiyambariye agapira konyine ariko ubu akana k'ikigihe kagapete kaba yambaraga akabutura agapira n'agakweta twebwe n'igihe twatangiraga amashuri harimo abana mani batambaye inkweto amavunja yarabishe abana bose basigaye bazi kwita ku cyangwe abantu bose barasirimutse none abakecuru basigaye bazi gukoresha za touch za WhatsApp ukabona umukecuru arakubwira ati mwana wa ati wabyaye uza kunyereza akabebe kuri WhatsApp umukecuru kuri WhatsApp rukuko urumva nyine ibyo mani ni ibisirimu noneho kuba nyine ushobora kuvugana n'umwana wawe uri kure ukamureba video call mukaganira mbese nta muntu kibura undi ntago waye noneho nka kuno umuntu asigara abura amafaranga wayayobya MTN ako kanya guhita yahagarika bagahita kukugarurira ibyawe urumva haba harimo ibyiza nyine harimo n'ibiruti rero nuko mbambibona iki kibazo rero wihanganira kugarukaho kanyibaze petit seri wawe sibyo ugiye kumbwira iri jambo mu magambo arambuye RIB mu magambo arambuye RIB ni iki Rwanda bafana mwumva Rwanda Investigation Bureau eri muri kumwe gipfuye kwemera na comment cyase ngo namukosore comment namenye icyongereza ntabwo ibyo nabanyibyibuka nyewe ko ndashaje ibintu bya kera bize cyaga ngo ukibutibuka ngo kumarira iki reka nibarize meto eri wambwira nk'ingaruka ebyiri zo kuba wafunga ingaruka ebyiri zo kuba wafunga
si ugutakaza umwanya wawe se ni ukunanuka ibyo ngibyo nabyo ni ingaruka. muri make wowe baramutse bagufunze wabazwa nuko ugiye kugenda ukananuka ukazagaruka kuri magufa sikeletoni. nta kindi si babagaburiraga se ntago mbizi pfa kujya nkaryama nta bindi nta birenze. okay Nadia wacu ese uramutse wisanze mu isi y'abantu bavuga ururimi rumwe utazi wakora iki kugira ngo urwo rurimi urumenye vuba? nazajya nkunda kujya ahantu bari kuganira urumva shatse ukuntu biba bigoye se wenda tuvuga ari nk'igishinwa basha cyane nyine nkashaka umuntu nyine ubizi waha akabinyigisha yacinga icanga ncongo mutwo ngo twari uko bivugira gusa ngo shinsha nyine aje n'abantu bari benshi nyine mbese nyine ahantu bari kuganirira hakunda kuba mari cyane kagenda ukatera ingange cyangwa bigiraho inshuti nyine ngumva nyine bakabinyigisha kuko kumenya ururimi nabonye ari ibintu bigoye. maze utagiye kure ukisanga mu isi yawe ivuga ururimi rumwe. Ujya abantu nyine y'ahantu bavuga ururimi rumwe ukisanga nko mu Bushinwa mbese ubwo yaba ari yo sisi cyangwa mu gihugu uko bifata ko apfa kuba abo bantu batavuga bwisange ahantu uri mudahuje ururimi wakwigira ikiragi ugakoresha amarenga. Reka rwose n'ibintu by'ibiragi ababizi wajya kwigomba ururimi utazi wakwigira ikiragi amarenga yabahagije. okay none se urumva se twe twari duturanye n'umuntu nyine utaravuga ikinyarwanda urumva kuri ako baro bajya kugura miti urayizi dushyimbo akagenda agafata intoki ebyiri akazitunga ku bishyimbo akazitunga ku bishyimbo agatagira uwo muntu nyine w'umucuruzi akamenya ko ari ubwishyimbo bya 200 ngira ndebe akajomba ku bishyimbo bya desi cyangwa ubwabavuze ibishyimbo bibiri sasaje marajya tuwe manini ibyo intoki ebyiri yagira gutya namarenga hariya yakora ubwo reka amarenga ya ewan ya merita nagerageza ta nose Petit Nadia iyo urebye abakanisha bazi abakanishi b'imodoka upfa kuba ari umuga yaba ari uw'imodoka wa moto w'amagare ubwo ibintu by'ibinyabiziga wenda katwibye ku binyabiziga ubona ari iki cyambere cyo kibashimisha abakanishi ikintu kibashimisha ni iki ko mbona nta n'umwanya babona wo kuba bakitaho ngo base neza menya ari ikintu kibashimisha ari umushahara bahembwa umushahara bahembwa wabashimisha gute kandi nta mwanya wo kurya bafite buri munsi baba bari gukora nageze kwiyitaho wenda ngo barajya guserebura bishime igihe baba bafite akazi munganira ubona ari ikihe kintu gishimisha cyangwa cyashimisha abakanishi kibashimisha wenda biterwa n'akazi mbese akazi kabo mbese ko karabanyuze akazi kabahemba amafaranga bashaka sibyo kandi bagakora amafaranga abahagije kandi kibashimisha byo vanga umwanya wo kwiyitaho ntabwo wakora ijoro n'amanywa mbese nabo igihe kigera bakiyitaho nyine nk'uko nawe wakiyitaho wagize akazi kenshi ndumva ari icyo mbese nta kigoye kirimo muri ibyo ngibyo nawe niko byumva uzi burangiye ko umbona nk'ikintu cyashimisha abakanishi wenda bakuzane nk'imodoka yapfuye none ukayikanika twabona ukanikaga nyine nawe nk'igikoresho kona kirapfuye cyapfuye nyine bakizanye cyapfuka none uragikanitse kibaye cyiza oga tujya mukayitwara ukumva ko wayikoze neza umva neza nawe ubwawe urenze Nadia nawe niko byumva se
yeba aribo bashimishwa no kuri bamara gukora akamodoka bakarya akanyenga Byashimisha ari akanyenga kabisa. Ngewe ku giti cyanjye numvaga abakanishi bashimishwa nuko imodoka yapfuye. Ko niyibaha akazi. Niyibaha akazi. Cyazi igikorero ikinyabiziga cyapfuye. Uko byanashoboka none se ko n'abantu wenda n'abantu bakora isanduku bashimishwa no kubona abantu bapfuye nyine bakabona abantu baba bari gupfa cyane. abantu bari gupfa ubona umukanishi yashimishwa nuko imodoka yapfuye. Icyo ni icyambere. Umudogiteri ashimishwa nuko abantu bagize ute barembye zarimbuka na ubwo babandi babazi imva mugani wa Nadia n'abashimishwa nuko babonye iki bapfa benshi. bazaje muri Kongo sari intambara twagiye no ku tubazo tugiye kubasa nkaho tugenda dusoza. Rero aba bantu abafana banyu bagiye bamutubazo pembeni ugomba kugira ute kubabaza abantu b'imusanze kabisa hariya za Musanze ruguriyo. Bambwiye ngo mbabaze ngo ese kubera iki ahantu bo muri biriya bice za Ruhengeri haba harimo akantu kari difera n'abantu bo mu ntara z'inaha Iburasirazuba n'ahandi? Ni ukubera iki? Imodoka kenshi abantu b'i Musanze usanga nyine babyibushye cyane. Nyine ukimubona nyine ukabona ko ari umuntu w'i Musanze bitewe n'ukuntu ameze nyine ukuntu agaragara. Akenshi usanga nk'abantu baho mu gitondo kare babyukira nko kumva ada n'umusururu cyangwa ugasanga yariye nka 3 ku munsi cyane ari ibintu bitandukanye gusa wagiye ukabura kubyuka. Ibintu by'ibigage ntabwo ari ibigage ni imisururu. umusururu ikigage n'ubushera umudindiri usugura cyangwa ugasanga umuhinzi wenyine n'imidindiri nyine twebwe abagabo n'ibikombe nyine rwa rukosi runini rumeze uko bacita cya muhinzi agakubita muhinzi mu gitondo cyadeza n'ikibada ubu noneho barabyirije hasi n'icya 300 ikibada kinini cyo kuri cya desa nyine uyazi cya 300 akabura usore. Ubu weho wenda tuvuga se ufite imyaka nka 25 ndi muri iyo weho nta rwagukorera umufuka w'ibirayi ariko umwana w'imyaka 12 Musanze darawugigira abikorera niyo mpamvu nyine afite imbaraga wantu ntabwo banurenze kwa byinshi ntabwo byinshi uzaza urumva tukujyane tujye kugwa amazi bita iki amakera urayazi ishwi ariko hari umuntu ugize kuyambwiraho niba ngararyoherera nta nubwo aryoherera amera nka fanta byeri super deep akabiranye ukuri nka byeri urayafunga mu icupa urumva warifungura agacupa kagaturika nyine kuko amazi ari mu gaze sayo mazi ngo ari mu gaze ni nasubirayo nzakuzanira uzajya uhamo numaye ubwo muratuma ahubwo nkora komande mete nkora ubukwe bomeshe nshyiremo super deep ubwo nuwa mwambweze ngo bomeze none wisemo super deep ntabwo wataha n'agafanta nta fanta kaba karyoshye babaza metode ubwo rero ndagira ngo noneho murabona ko tumaranye agahe kabisa sibyo? Ndimo ndagira ngo njye gukoresha ikiganiro na bandi bashuti banyu. Reka noneho tugire ute dusoze tugende duha umwanya buri wese yongera yibutsa abafana aho bagira ute aho bamusanga. Reka duhere hano. Rero turasoje reka tubasezere turabakunda namwe mugume mudukunde muzajya mudukurikirana kuri channel bitwa Abami Simba official mudukorere subscribe like share and comments turabakunda cyane ya nk'ibisanzwe Eric nyine mwabanye mu iki kiganiro
nanjye cyane nanjye nayibabwiye abatankurikiye ntangira ni cyane bita Bamisimba official aba nanjye nari ndi kumwe namwe mu iki kiganiro nabashimiye cyane ku badukurikiye baye dushimiye abantu bajya badukurikira bagiye subscribe badushyigikire nyine natwe tuzajya tubakinira ibyo bashaka ibintu byiza nyine ubona bikenewe turabakunda bye. aha murakoze nanjye wari mu iki kiganiro ubwo mwaba nkina filime inyura kuri YouTube channel yitwa Bamisimba official ubwo dushaka kureba video zacu n'ibiganiro byacu wabisanga kuri YouTube ubwo rero kandi murakoze cyane Show bye. Bye. hello